Amazina yanjye banyita Bizimana Yannick, nkaba naravukiye ku Muhima ariko tukaza kwimuka tukajya ku Giti cy'inyoni. Giti cy'inyoni rero niho nasanze equipe bita Giti cy'inyoni, mbasha kuyijyamo nyiri umwana, aba ariyo nkuriramo nyikinamo tutarajya mu cyiciro cya mbere. Ndumva twarakinaga bisanzwe, turakina iza kujya mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri tujyana nayo ndakina shize nk'imyaka ibiri gutyo itatu. Abudu nibwo yaje kuza kubona ko hari ikintu kindimo, arambwiye, yabanje kumbwira mu myaka ibiri abasha kunsaba Giti cy'inyoni ngo mbashe kuba najya muri AS Muhanga. Biza kwanga kubera mu rugo ntabwo bigeze babyemera, na Perezida Silas utegetse equipe ya Giti cy'inyoni avuga ko ntarakura yine kubona agenda nkajya mu Muhanga gukina. Uyu mwaka rero biza kwanga, mwaka nanone mukina muri Giti cy'inyoni, undi mwaka wa gatatu mwakinnye muri Giti cy'inyoni urangiye, nibwo Abudu yongeye arambwira ati nyamara waza gukina. Nzaza njya Muhanga, maze kujya Muhanga ariko ntabwo babyemeraga, ntabwo mu rugo babyemeraga kuko nigaga kuri Apasi, nongeze ni Muhanga section nigaga electronique and télécommunication, nsanga idahari. Ariko ndakomeza ndashakisha nza kubona ikigo bita Unique rero niho nagiye. Kigiye nigaga mu gatanu, ndumva nayo ngiye kurangiza mu gatanu. Njyayo kuri Unique ndiga, nkajya niga mu gitondo nimugoroba nkajya gukora imyitozo. Ariko nyine mu rugo ntabwo babyemeraga, nyine bumvaga nyine nari iruhande rwabo, nyine mba ntari kwiga. AS Muhanga naje kugeramo, byari bingoye kuri njyewe kubera ko nari ngiye gutangira ubuzima bushyashya, kuba mu Rwanda nayo mvuye kuba mu rugo nkaba ntacyo kuba ahandi hantu ngiye no mu kazi gukina. Mu by'ukuri nasanze abandi bakinnyi nkabona bazi gukina. Ubwo bwa mbere nari njye ahantu nyine bakora competition cyane, bitwa nuko nayikoraga ndi muri Giti cy'inyoni, kuko nabaga mvuga ati ni mu rugo ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbibwiye koca Abdu, ndamubwira koca ahise nkazajya kwiga i Kigali nkaza gukina Muhanga, nawe urumva nawe biragoranye kugira ngo abyemere. Abdu byaranze, bimaze kwanga, mbura ukuntu mbigenza mu rugo bampamagara. Igihe shampiyona yari igiye no gutangira icyiciro cya kabiri, iki gihe cyose twari turi kwitegura. Noneho ndavuga ngo mfata icyemezo kuri njyewe, nkuraho telefone kuko umubyeyi urabizi abaguhamagara buri munota. Nkuraho telefone, ariko byarangoye cyane kuko najyaga njya no mu cyumba nkarira pe, numva nyine ukuntu ngiye kubireka, kandi nkunda gukina umupira, nari ngiye kubona ayo mahirwe yo kuba nakina mu cyiciro cya kabiri muri equipe yisumbuye kurusha Giti cy'inyoni. Nk'iyo telefone kuri njyewe mu by'ukuri nihaye intego ya match 5. Ndavuga ati buriya koca ashobora kuba wenda atariyemera bitaragenda na gute, senga Imana buri gihe nkakoresha imbaraga zishoboka cyane. Noneho byarankundiye muri izo match 5, ndumva buri match yose natsindaga igitego, Noneho izo match zirangiye kandi nkahesha equipe yanjye amanota, kenshi ugasanga njye wagitsinze njyenyine, ndi gukina neza pe. None icyo gihe kigeze, ndongera mbwira Abdu, ndamubwira ati rero byanze kubera mama nyine ari kumpamagara cyane, ngiye kujya kwiga nyine ibintu nk'ibyo mbirega. Noneho Abdu nawe koko wenda yabonaga wenda ko hari ibyo mfashe equipe, arambwira ati noneho uzajya kwiga kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu. Kuwa gatatu nimugoroba nkahita mfata bisi ya Volcano nkagenda ngakora imyitozo kuwa gatatu nimugoroba, narangiza bikarangira nkagumayo nyine ngo nkazakina muri weekend. Bigenda gutyo, genda ndangiza nyine mu wa gatandatu bimeze gutyo kuko narangije kuri Apasi. Muri Muhanga nyine tujyamo ndakina cyane, no tugera mu cyiciro cya mbere. Tugeze mu cyiciro cya mbere, kigiye twari tugiye kujya mu bizamini by'icya leta, ndumva. Tugeze mu cyiciro cya mbere, nkajya mba ndina bo bari gukora tize, ariko mu by'ukuri naramaze gusinya, byararangiye nyine
ngerayo tusanga harimo abakinnyi b'abanyamahanga urabyumva nanjye nk'umuntu wari uturutse mu giti kinini nsina muri Muhanga Gakenya umwaka umwe mu cyiciro cya kabiri bwa mbere mbonye mu cyiciro cya mbere ngiye mu by'ukuri nari mfite ubwoba mbona ko ntazakina ageraho bazana ba Romami bazana baki bande ariko ndakomeza nshyiramo imbaraga nyine nanjye nkumva ko nshaka gukina nkabona bitoroshye ariko nkumva ati nzabigerageza ndebe uburyo nakina none ubwo nkomeza gukora cyane birangije umwaka dutangiye shampiyona turatangiye icyo gihe hakinaga Romami niwe wakinaga kuri pointe noneho njyewe nkaba ndi kuri bench mu by'ukuri nagize amahirwe nk'uko nasengaga cyane nkanakora nagize match ya polisi twakinnye nagiyemo nsimbura mu by'ukuri tsinda igitego ntabwo ariko nabyiyumvishaga nabuze n'uburyo wenda ndi buserebure kumwe umuntu akishimira numvaga bitabaho numvaga bidashoboka nkajya mbona singiye naraye nikora nkajya numva atari ngiye nkajya mvuga ati ibintu ntabwo bishoboka nkomeza gushyiramo intege buriya Abudu ni umutoza mwiza sinzi wenda Abudu buriya hari ikintu atajya areba kuvuga ngo wowe ngo uri umukinnyi ngo mukuru cyangwa ngo waturutse nk'ahantu mu by'ukuri iyo uri mukuru aguha icyubahiro cyawe akaguha n'umwanya wo gukina iyo utakomeje kumwereka ko nyine nawe ukina ibintu biturusha ibyacu natwe bato kugira tukwigereho ntabwo ashaka kugushyira mu kibuga ni kamezi iyo wakoze ujya mu kibuga rero akomeza kumbwira yangiriye icyizere akomeza kumbwira ko byose nabibasha ni match ya kabiri njya hanze ndongera ntsina igitego match nk'enye buryo abantu bazavuze ko atabanzamo ibikini awe atangira kumbwira ati noneho ugiye kujya ubanza mu kibuga mu by'ukuri nabanjemo nanjye kuko ari byo nashakaga nanjye nashyizemo imbaraga kugira ngo ntazongera kuvamo nanjye hakaba hari undi wajyamo birangije gutyo Rayon Sports isezi irangiye iza kunshima nshimye rero njya muri Rayon Sports umutoza wanzamuye ntazibagirwa ni Abudu Mbarushimana kuko kuba ngeze aha ngaha bifitemo uruhare rukomeye cyane kuko mu gihe nari ndi muri giti kinini nabashije kubona ko hari icyo mbashije ko hari n'icyo nshoboye abasha kongera mu ikipe y'AS Muhanga ngezeyo amana icyizere akatuganiriza cyane akunda kutuganiriza cyane ambwira ko nshoboye akajya buri gihe andemamo icyizere cy'uko nshoboye mu by'ukuri nanjye nkumva ko nshoboye niwe mutoza rero kugeza n'ubu ngubu buriya nta kintu nshaka gukora ntamubwiye nta kintu nshaka gukora ntamubwiye kuba ngeze aha ngaha abifiteho uruhare 70%. Njya kujya muri Rayon Sports niyo muntu nagishije inama mu by'ukuri hari n'izindi ekipe zanshakaga ariko muri make zima y'amafaranga rutayo ya Rayon Sports ariko yambwiye ko mu by'ukuri njye numvaga nafata amafaranga ariko yambwiye ko ikintu cya mbere nakeneye ari amafaranga ikintu cya mbere nuko mbanza gukora ibindi by'amafaranga bizaza nyuma niko n'abantu benshi bavugaga wenda ko ariko nari gukora no kujyana hari amafaranga ariko yarambwiye ati hari byinshi ugikeneye gukora kugira ngo ayo mafaranga yo azaza gusanga wowe utagiye kuyareba nibwo nafataga umwanzuro bakambwira ijya muri Rayon Sports njyayo ndavuga ati none ngiye gukora ndakora cyane muri Rayon Sports na peri nyifuza nshaka nabyo narabimubwiye nabyo yarambwira ngo nze kandi ndacyafite igihe cyo gukora n'ibindi byinshi kuko ntabwo ari hano gusa umupira urangirira bisaba no kujya hanze y'igihugu nabyo ko nabishobora nta kintu gikomeye cy'igitangaza cya mbere ari ugukora ikintu cyambayeho nkiri umwana n'icyanca intege muri kariyeri yanjye ari igihe bigeze kugira under 20 ndumva ari Batista wari kwitoza under 20 naraje ari igitsina najemo dukora test ibintu byose turabikora muri iyo minsi narakoraga cyane nkaza buri gihe ngashaka uburyo ngomba gutsinda ibitego nk'umwataka nkabitsinda pe ibyo bitego ariko ngumamo bakajya birukana abandi twari abana benshi cyane
ariko mu by'ukuri ngumamo, ariko iyo natahaga niyumvishaga ko ngomba gukina muri iyo ekipe, nkumva naturutse muri Giti cy'inyoni ni ekipe, niko abantu bavugaga bakavuga ati ariko njye nkumva ko nabishobora. Byaje kuba rero ikihe kiragera bana nka 24 gutyo na 5 arangije aza kunyirukana muri abo ngabo bandi, arambwira ati ariko azampamagara. Mu by'ukuri natashye mbabaye pe bishoboka. N'uwo munsi narababaye, numva sinzi ukuntu numvaga nyine meze muri njye, numvaga umutima wanjye utatuje kuko numvaga ko mbishoboye kandi nkabona kuko ndi kubikora neza. Nimba ari umwataka nkaba ntsinda ibitego nkavuga ati ibintu ndabishoboye. Rero byarambabaje cyane pe, nicyo kintu cyambabaje, ariko ntabwo byanciye intege, narakomeje ndakora, numva ko bitarangiye n'ejo hazaza ibindi. Ikipe nakinyemo ikanzamurira urwego ni ikipe ya Esipanga. Ikipe ya Esipanga ni ikipe nakinyemo ikaba yanzamura urwego rwanjye kugeza na hano ndi. Nabo ndabashimira koko twabanye neza, nta kibazo twigeze tugirana, kandi nabaye neza, nkora n'akazi neza pe. Rero match ndumva match yatumye ama ekipa nifuza mu by'ukuri ni match natsinzemo APR ibitego 2. Iyo match mu by'ukuri numvaga bidashoboka, nta nubwo abakinnyi twumvaga ko twatsinda APR, twumvaga nyine ko APR na Rayon Sport ari ekipe zigomba kudutsinda byange bikunda. Ariko Coach Abdou niwe watubwiye ati ibintu byose birashoboka. Coach Abdou yaratuganirije imbere ya match, twaganiriye igihe kinini cyane kurusha icyo twajyaga tuganira. Mu by'ukuri tuba dufite ubwoba cyane pe, twabaga tubufite. Rero tubwira ko tugomba kuba abagabo, nta mpamvu yo kugira ubwoba, kumva ko umugabo apfa rwana ahantu hose. Dushyiramo ibintu byo amagambo, yatubwiye amagambo menshi akomeye, atubwira ko ari match ishobora kugira ubuzima bwacu ihindura. Atubwira ko ishaka kutuvana kuri uru rwego turiho twaba twagera ku rundi. Rero ni match tugomba gutanga ibyo dufite byose, ukananirwa nushaka ko bitanga iminota 15, unanirwe babakuremo bashyiremo undi nawe atanga imbaraga afite kugeza igihe nyine match irangiriye. Nuko nguko atubwiye twikuremo ubwoba, turaza turakina nyine kubw'amahirwe turanabatsinda. Abakinnyi bampaye ikaze muri APR FC ni abakinnyi ni benshi, ariko cyane cyane hari abo dukunda kuvugana cyane kurusha abandi, nka Lage, nka Lage twaranakinanaga kera, ntaranaza nabwo twaravuganaga, yari inshuti yanjye kuko twaranakinye turabana. Undi ni Jaberi na Claude, nibo bantu dukunda kuvugana cyane. Ukuntu mfata ikipe ya APR nyifata nk'ikipe nkuru, kuko muri mu Rwanda ukuntu njye mvuga ni ama ekipe abiri ku rwego nakuze ngiye numva ari yatwara ibikombe, ari ama ekipe akomeye APR na Rayon Sport. Rero nk'intego ya buri mukinnyi wese mu Rwanda aba yumva ayo ma ekipe yabasha kuyakinamo. Rero ekipe ya APR nifata nk'ekipe nkuru, ekipe itwara ibikombe, ekipe nziza ushobora kugaragarira mukabasha kuba wajya hanze mu bihugu byo hanze, kuko biba bigoranye kugira ngo umukinnyi ave muri Esipanga ajye ekipe zo hanze zimushaka, ni ibintu biba bigoranye. Ariko kuba uri muri APR biroroha cyane, connection byoroha. APR baba bayizi hanze, abitandukanye no kuvuga ngo na Esipanga. Rero APR ni ekipe nkuru nziza, nje gufatanya n'abakinnyi bagenzi banjye kugira ngo dukomeze tuyihe ibyo byiza, dukomeze tere imbere kugira ngo izabashe kugera kure n'ahandi nyine atari hano ahiri kugeza ubu ngubu. Wenda ikintu navuga ku mutozo wa APR ntabwo ari byinshi, kubera ko nyine ntabwo aranozaho,
ariko nkurikije uko mbibona match twagiye dukina n'izindi yagiye akina nabonye ko ari umutoza mwiza ushobora kukuzamurira urwego yaba mu buryo bwo mu mitekerereze no mu myumvire akabasha kuba wagera ku rundi rwego rwiza rushimishije. Rero nizeye ntashidikanya ko ngiye nawe tuzakorana neza nta kibazo. Aperi nayitekerejeho cyane kuko najyaga nza kureba n'amamatch zakinnye na Rayon Sport cyane cyane, ariko nkumva nyine mfite intumbero yo kuzakinamo, ariko nkabona biragoye. Icyo gihe noneho nakinaga no muri Giti cy'inyoni dukina ibintu bisanzwe, numvaga kuzagera muri Aperi ari ibintu bigoranye cyane, bigoye pe. Rero nakomeje gukora nyine ku bw'amahirwe ngezemo ibintu binshimishije cyane. Ahazaza hanjye muri football mbona ndifuza ko Imana niba ikinije ubuzima, ndifuza ko nazava kuri urwo rwego rwo mu Rwanda nkaba najya gukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Sinakubwira wenda ngo nahangaha byaterwa, ariko numva iyo ntego ariyo mfite ya mbere yo kuba navasha kuva mu Rwanda nkagenda nkajya gukorera ahandi. Niyo ntego numva mfite kugeza ubu ngubu. Uburyo bw'imikino gukina nca ku ruhande cyangwa kuri point, cyane ngenda umwataka ngiye nkunda kuri point, cyane kuri point. No ku ruhande ndakina nkaca, ariko cyane ngiye aho nkunda cyane nkunda kuri point. Ikipe mfana hanze mfana ikipe ya Real Madrid. Rero umukinnyi nkunda ndamukunda pe, nkunda umukinnyi bita Cristiano, mukundira ko arakora pe, arakora, ubona ko ari umuntu ahora arwana, we ntabwo ajya ubona ko ibintu byarangiye, kandi ahora ashaka guhora ari mu beza ba mbere. Mu Banyarwanda undi muntu nyina nkunda Kagere burya na Jacques. Kagere kabisa bava hasi umuvuduko, ubona afite courage zikabije cyane. Izamu baryataka kabisa, ubona kabisa abishaka, ubona ko ashaka gutsinda igitego kabisa. Nanjye rero we na Jacques burandabarira nkabona isapi, numva nabasha gukina nka Kagere Medito. Ikintu gitangaje umukinnyi yambwiye mu kibuga, hari umukinnyi bita Chupeste, sinzi niba mumuzi. Chupeste yakinaga muri ekipe ya Amagaju. Twari turi gukina icyo gihe mu gikombe cy'amahoro, turi gukina n'Amagaju, ndi muri Isimanga, ndi kwiruka cyane pe, ndi kwiruka cyane. Arangije arambwira ati peti, ati mbabara rwose w'inyurugo umaze kunyirukanza. Yarambwira ati kabisa dore imyaka biba byanze ibintu ntihatari, ati mbabara ugabanya umuvuduko kabisa. Ubuzima bwanjye muri Rayon Sport ni ikipe ikunzwe hano mu Rwanda, ifite abafana benshi. Rayon Sport nayigezemo, nkuramo n'inshuti nyinshi, nkoreramo n'abafana bambereye inshuti, bambereye sinzi uko nabivuga, gusa ndabashimira cyane pe, nta kibazo twagiranye habe na kimwe pe. Ni abafana beza, ni abana beza, cyane nsimira mu Majati na Janine. Hari ibyo bankoreye pe byinshi cyane, mbona ko bankunze kandi bakunda na ekipe. Bose muri rusange ndabashimira, twabanye beza, n'abakinnyi twakinanagamo bambereye abana beza, n'ubu turacyari inshuti pe cyane, n'abayobozi bose muri rusange nta kibazo pe, byari byiza. Rero nkaba mbashimira cyane kuko Rayon Sport ni ekipe yanzamuriye urwego,
ni ekipe yatumye izina ryanjye rimenyekana kurusha uko ryari rimeze. Nkaba mbashimira cyane, si ukuvuga ko ari ukubanga cyangwa ari ikindi kintu, ahubwo ni akazi tuba turimo, n'ubuzima tuba turi gushaka. Iyo turi mu kazi hari igihe bibaho ko ushaka kuva ahantu ukajya ahandi, ariko si ukuvuga ko uvuye hari ikibazo muba mufitanye cyangwa ari ukubanza, ni ukubera akazi tu, nta kindi pe. Twabanye neza cyane pe. Rero ubutumwa ngenera abakunzi ba APR ni uko mu by'ukuri nje gufatanya na bagenzi banjye bari kugira dukomeze tubahe ibyishimo, dukomeze dutware ibikombe, dukomeze tugere ku byiza cyane kurusha ibyo turi ubu ngubu by'ikipe ya APR imisanzu y'ubu ngubu. Nzatanga ibyo mfite byose, ubu ngubu umutima wanjye wose uri hano kuri APR pe. Niwe nshyize umutima, niyo ngomba guha ibyo mfite byose kugira ngo tubashe kugera ku byiza.